Iwacu Muzika Festival Season 3 turagarutse umukoro mwiza kuri wowe ukunda umuziki nyarwanda umuhanzi nyarwanda ni ibitaramo bikomeje gukurikira kuri televiziyo Rwanda ibitaramo bitegurwa na East African Promoters EAP umunsi kundi wagiye ukurikira ibitaramo nako tugendana n'abaterankunga bacu turabashimira kuba dufasha umunsi ku wundi turashimira Primus tugendana umunsi ku wundi turashimira Bank of Kigali banki ya Kigali tugendana umunsi ku wundi muri ibi bitaramo turashimira kandi Forza Gaming tugendana umunsi ku wundi muri ibi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival turashimira NCD na gahunda yabo nziza yo kurandura imirire mibi mu bana b'abanyarwanda turashimira Kigali Arena yaduhaye sare nziza yo gutaramiramo ibi bitaramo ukomeje gukurikira kuri televiziyo Rwanda turashimira Rwanda Forensic Laboratory na gahunda yabo yo gutanga ibipimo hifashishijwe ikoranabuhanga turashimira RBA hafi yawe yaduhaye umwanya kuri televiziyo Rwanda ni Iwacu Muzika Festival Season 3 umuhanzi ugiye kudutaramira abenshi baramukunda abahanzi benshi baramukunda baranamwubaha ariko n'abanyarwanda baramukunda kandi baramwubaha uyu nguyu nta wundi Makanyaga Abdul agiye kudufasha kugira ngo umugoroba wacu ugende neza muri ibi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival mbere yuko tumwakira reka tubanza dukurikira ikiganiro twagiranye ubundi agaruke ataramira abanyarwanda bose bakurikiye ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival Season 3 Ndanezerewe ibihe byiza iyo ndi mu banje byose biba mu nanjye Primus yacu iwacu Bank of Kigali, financially transforming lives. Iwacu Muzika Festival Season 3 iki ni ikiganiro cyihariye n'umubyeyi mukuru mu muziki nyarwanda mu myaka mu bunararibonye ariko nanone kuri babandi bakunda umuziki iyo uvuze izina Makanyaga Abdul abenshi baramukunda ndetse n'ibihangano bye barabikunda amaze gutaramira abanyarwanda mu bitaramo bitandukanye agarutse muri Iwacu Muzika Festival Season 3 iki kiganiro kiradufasha kugira ngo niba uri umuhanzi mutoya umenye icyo ugomba gukora kugira ngo ugere ku myaka nka 51 afite mu muziki nyarwanda Makanyaga Abdul ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane imyaka 51 mu muziki ukora umuziki uririmbira abantu ni imyaka myinshi wahuye na byinshi ndagira ngo umbwire ibyo wahuye nabyo ariko nanone byatumye uba Makanyaga Abdul kugeza uyu munsi ugikora umuziki ugihe ibyo ukunze ndetse unashaka ko abanyarwanda bakomeza gukurikira mu muziki nyarwanda icya mbere na mbere ubundi hari abakeka ko wenda Makanyaga Abdul yaba ari umuntu uhize amashuri menshi icyo kintu ntabwo nakigize ntabwo nagize amahirwe y'amashuri menshi ariko nizeye abiri yisumbuye mu myuga ndi umuntu ukunda gukora mfite urugo mfite abana urabona nduzukuruje ndetse undi mu uzukuruza nabo ndabafite urakoze cyane imyaka 51 uri mu muziki warize imyuga ukawishyize ku ruhande ho gatoya ariko ubuzima bwawe ndetse n'umwanya munini wawe ukawushyira mu muziki bifite icyo bivuze kuri babandi wahaye ibihangano byawe cyane kuko nakunze umuziki kugira ngo ngezaho ubwo nshaka kuwuteza imbere nubwo nagiye ngira intege nkeya ibyo si kuri njye nyine ni benshi cyane duhuje icyo kibazo ariko kugeza ubu ngubu nkunda umuziki cyane uri umuhanzi mukuru twe tukwita umubyeyi muri uyu muziki nyarwanda kubera ko bamwe urababyaye abandi urabaruta abandi urabakuriye ndetse no muri kariyeri ubarusha imyaka uyu munsi iyo uri kubona umuziki nyarwanda uburyo uri kugenda uzamuka uburyo uri kugenda ubona abahanzi bashyashya ibitaramo bitandukanye kuri wowe ubona umuziki nyarwanda uyu munsi ufite iyihe shusho Makanyaga umuziki nyarwanda ngiye mu by'ukuri ndabona uratera imbere pe ufite abawuteza imbere urabona nk'ibi birori dufite nk'uyu munsi ntabwo kugira ngo bizaboneke byabaga ari ikibazo nubwo turi mu bihe bibi ariko urabona ko umuziki ugaragara kandi uragaragara hari abana benshi bamaze gutera imbere bamaze kumenya muzika ikimaze sinavuga ko ari twagezeyo ntituragerayo ariko inzira tuyirimo. Hari bijya bigutera ubwoba muri uyu muziki
cyangwa nk'umubyeyi ukicara wabireba ugasubiza amaso inyuma ugatekereza mwebwe ibyo mwakoraga uyu munsi wenda byahindutse ariko nk'umubyeyi bikagutera wenda amakenga? bon ikintu kintera amakenga cyane ni ukudafatanya bihagije. Mugenzi wawe akakubwira ati dufatanye, ukabona ugashaka kumuhunga kuko wenda umurusha sinzi niba ari navuga imibereho sikse ugashaka sikse. Burya niyo abahanzi bo, niba umugenzi wanjye, ubundi niko twabikoraga, niba mugenzi wanjye agize sikse namenyaga ko ari iyanjye. Niba agize sikse ye uyu mwaka banzi ko ari ngiye gutahiwe ubutaha, kuko ndamureberaho impamvu agize sikse igatuma nanjye nkora imbaraga kugira ngo ugire iyo sikse. Dufite ibyo tugenda twakira, navuga ngo ni ibyo dukopera, kubera ko n'umuziki dukora ntabwo ari twebwe twawuhimbye. Hari aho tuwurebera tugakora wenda ibijyanye nawo tukabihuza n'aho turibo ndetse n'aho turi uyu munsi. Ubona ari iki tugomba kwitondera mu byo twakira cyangwa se dufata cyangwa se duha abanyarwanda bakurikira umuziki nyarwanda? Mu byo tugomba kwitondera cyane cyane ni umuco wacu nyarwanda. Tugomba kuwitaho cyane, tukamenya kuwurinda, kuko niwo uduha kumenyekana nk'abanyarwanda. Umuco wacu tugomba gushingiraho ibyo tugiye gukora byose. Sinanze ibigezweho rwose ni byiza kugenda ibintu bigerwaho, ariko ukareba ese niba bitatiye umuco wacu ejo byabyara iki? Kuko hashobora kuzamo n'urugomo, hashobora kuzamo mbese no kutagira kubaha n'igihugu cyawe, kubaha igihugu cyawe. Urakoze cyane. Ni ibihe bihe utazibagirwa muri kariyeri yawe? Imyaka 51 ukora umuziki ntabwo ari imyaka mike. Imyaka 51 nkora umuziki, ikintu ntazibagirwa nuko natangiye muzika mbyita ko ari ibintu bidashobora, atari byo nshobora kugenderaho, ariko biza kumpa intera muzo nagiye ntera zose. Urabona akazi nkora bwa mbere nakoze akazi nkahawe na muzika, kugeza ubu ngubu akazi nagiye mbona nagiye nkayeshwa na muzika, kuko sinashoboraga gukora muzika yonyine ngo ntunge. Icyo gihe byari mu ntangiro, ariko ubu ngubu urabona ko hari abashobora gukora muzika ikabatunga. Mu bitaramo byacu bya Iwacu Muzika Festival Season 3 tugenda n'abafatanyabikorwa bacu, ndavuga NCD. Abangaba nabadufasha kugira ngo umwana w'umunyarwanda, umwana ukiri mutoya kuva hasi kugeza hafi ku myaka 18 agire imikurire myiza. Uyu munsi ndagira ngo nk'umubyeyi turebere hamwe uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu gufasha umubyeyi w'umugore mu gihe ari konsa n'uruhe. Uruhare rw'umugabo, urabona ujya gushaka umudamu wawe, wagiye umubwira je t'aime, kenshi wamubwiraga je t'aime, none ugezaho utangira kumutemagura. Umugize umuja, umwimye ijambo, urabona ko ya je t'aime iracyariyo. Icyo gihe uba none ugomba rero kumufata ute? Umudamu muba mwaremeranyije mwembi gufatanya. Uko gufatanya hafatanya bumvikana. Ubwo bwumvikane ntibugomba gusibangana mu rugo, bugomba kubaho ibihe byose. Mu byo mukora byose mugomba kubyumvikanaho, kuko nawe ni umuntu, ni umwana w'umuntu, nawe uri umwana w'umuntu, ugomba kumvikana cyane. Urakoze cyane. Nyiri aho ngaho uyu munsi hari ababyeyi b'abamama cyangwa se reka mvuge ngo hari umugore uyu munsi ushobora kuvuga ati ntabwo nzonsa kugira ngo ibere ryanjye ritagwa. Wamuha ubuhe butumwa cyangwa se n'iki wamubwira bakajya? Nawe wenyine ubwo ni ukwirengagiza, kuko iryo bere ubundi ryaje Imana yariremeye iki? Rifite icyo rigomba kumara. Kandi umudamu wonkeje neza, uzarebe n'ishusho y'uyu murebye mu maso usanga ari mwiza. Umugore wonkeje neza usanga no mu maso asa neza, niyo agenda aba ameze neza. Ese atonkeje uwo mwana ayo mashereka ajya he?
yamara iki? Urumva ko Imana yamuremye ifite icyo yamugeneye, buri rugingo rwose rufite icyo rugomba gukora. Iryo bere naryonsa umwana ntabwo bizamubuza kuba mwiza rwose. Urakoze cyane. Ni ubuhe butumwa cyangwa se ni iyihe nama wagira abahanzi bakiri batoya kugira ngo tugire amahirwe nk'ayo wagize yo kugera ku myaka 51 ufite uyu munsi ukora umuziki? Imyaka 51 ukora umuziki, uri mu muziki nyarwanda, ntabwo ari imyaka mikeya. Ni ubuhe butumwa cyangwa se niki wasaba abahanzi bashya uyu munsi bari gukora umuziki? Abahanzi icya mbere na mbere ngiye ngomba kubasaba no kumvikana. Bya bindi byo kubana, abantu barabana bakajya inama, bagafatanya, bakamenya icyo bagomba gukora. Nk'ubu ngiye sinavuga ngo hari icyo nakoze kiri, ariko mu kubaho kwanjye naritondaga cyane. Naritondaga nkareba aho muziki njyana, nkareba aho muziki ishaka kunyerekeza. Nabona ari mu mwobo nkaba nk'uhagaze. Hari igihe najyaga mpagarara rwose nkamara nk'umwaka ntawukora. Nakongera abantu bakansaba ati wakongeye, nkongera. Kugeza ubu sinavuga ngo wenda ngo nabarushije ubwo butwari, n'Imana yandagiye gusa. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze cyane Makanyaga Abdul. Ni Iwacu Muzika Festival Season 3. Ndanezerewe ibihe byiza, iyo ndi mu banje byose biba mu nanjye. Primus yacu iwacu. Bank of Kigali, financially transforming lives. Iwacu Muzika Festival Season 3. Dushimira abafatanyabikorwa bacu umunsi ku wundi tugendana. Ni nayo mpamvu muri aka kanya ku kiganiro cyihariye turi kumwe na Ufitinema Adeline kuva muri NCD. Uyu munsi abana bacu bagomba kurya indyo yuzuye bakagira imikurire myiza. Ni nayo mpamvu ari buze kudufasha kugira ngo umubyeyi ukuri iki kiganiro biraza kugufasha kugira ngo wirebe uyu munsi uhagaze gute. Adeline, ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Ndatangira ku kibazo cyoroshye. Abana bacu uyu munsi bahagaze gute? Imikurire yabo ihagaze gute? Muri rusange iyo urebye usanga hari abana bakura neza, ariko hakaba n'ikigero runaka cy'abana badakura neza. Hari abo usanga bafite ibibazo by'imirire mibi bitandukanye, harimo kugwingira, harimo imirire mibi ihutiyeho, hari ndetse n'abafite ibura vitamine ndetse n'imyunyungugu bituma badakura neza. Ku bushakashatsi bwakozwe 2020 bugaragaza ko konsa byasubiye inyuma, konsa abana batoya byasubiye inyuma. Ndagira ngo umbwire iyi myumvire kubera iki igaruka ugasanga noneho mu konsa abana b'Abanyarwanda turi kugenda dusubira inyuma? Biterwa n'iki Adeline? Harimo ibibazo byinshi bitandukanye. Iyo turebye ku bushakashatsi uko bwabigaragaje, ubushakashatsi bwasohotse mu mwaka wa 2020 ku mibereho y'ingo, bwagaragaje ko konsa gusa mu mezi 6 ya mbere byagabanyutse, byavuye ku kigero cya 87% mu mwaka wa 2015 bigera ku kigero cya 81% mu mwaka wa 2020. Impamvu rero zibitera ziratandukanye. Hari kutamenya akamaro ko konsa yaba ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Hakabaho kuba ababyeyi bafite akazi kenshi bituma batabona umwanya wo konsa, ndetse abenshi usanga iyo ikiruhuko cy'amezi 3 kirangiye bahita batangira guhereza abana ariya mata yakorewe mu nganda, bigatuma badakomeza kubonsa gusa muri ya mezi 6 ya mbere. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye gituma n'ikibazo cy'imirire mibi gikomeza kwiyongera. Urakoze cyane. Ariko se ubundi umwana yonswa ryari? Umwana igihe cye cyo konswa ni igihe kingana gute kugira ngo n'abadukurikiye bumve ngo wenda narabikoze cyangwa ntabwo nabikoze ngiye kwikosora? Umwana bagomba gutangira konswa akivuka. Mu isaha ya mbere akivuka abagomba gutangira gushyirwa ku ibere kugira ngo bibashe kumufasha gukomeza kugira ubushyuhe,
gukomeza kugira ubusabane n'umubyeyi ndetse binamufashe gutangira kwiga uko yonka bityo azabashe kubona ibimutunga mu buzima bwe bwose. Ubwo rero aba agomba no gukomeza konswa gusa nta kindi ahawe, yewe n'amazi ntabwo yemerewe kuyahabwa mu mezi 6 ya mbere. Iyo amezi 6 rero arangiye, umubyeyi atangira kumuha imfashabere. Atangira kumuha imfashabere ariko ari nako akomeza kumwonsa kenshi uko umwana bishatse, amanywa nijoro, kugeza byibuze ku myaka 2. Hari n'abashobora kurenza ntacyo bitwaye. Uyu munsi navuga ngo hari ubuzima tubayemo, hari imyumvire dufite kubera ko n'ubundi turatandukanye, njyewe ntandukanye nawe ndetse tandukanye n'abadukurikiye. Hari ushobora kuvuga ngo ntabwo njyewe nshaka konsa kubera ko nshaka kugarida taye yanjye, ntabwo nshaka ko ibere ryanjye wenda rigwa. Iyo myumvire murayumva, mujya muyibona cyangwa mujya munayakira. Ese uyu munsi niki wabwira umubyeyi utekereza gutyo? Umubyeyi utekereza gutyo namugira inama yo guhindura imitekerereze, kubera ko buriya amashereka nicyo kiryo kibanze cy'umwana ukivuka. Nicyo kintu cya mbere kimuha fondasiyo y'ubuzima, kuko bimufasha gukura neza, bimuha intungamubiri zose aba akeneye kugira ngo akure cyane mu mezi 6 ya mbere. Hanyuma bikazanamurinda bya bibazo by'imirire mibi twahoze tuvuga no kugwingira. Iyo rero umubyeyi atabikoze, hari amahirwe aba ari kuvutsa umwana. Uyu munsi niki wasaba ababyeyi badukurikiye muri aka kanya, abafite abo bana bakeneye iryo bere, bakeneye konswa? Nabashishikariza kurushaho konsa abana babo neza kandi kenshi, kuko umwana aba agomba konka byibuze buri masaha 2 cyangwa 3. Ndetse niyo yaba asinziriye, burya biba byiza ko umubyeyi amukangura akamwonsa kugira ngo atarindira ko umwana agira inzara cyangwa se yicwa n'inzara kugira ngo abone kumwonsa. Ikindi nabibutsa nuko mu gihe ari konsa umwana ari byiza ko amwitaho, akabifatira umwanya, akamuganiriza, akamukoraho, akamusekera. Niyo yaba ari umwana w'uruhinja, buriya yishimira kumva nyina amuganiriza, amuvugisha igihe ari konka, binamufasha no gukura mu bwonko. Twibanze cyane ku mubyeyi w'umumama, ariko hari ababyeyi b'abagabo. Ese uruhare rwe mu gihe cyo konsa ni uruhe uyu munsi? Urakoze, icyo kibazo ni cyiza cyane, kubera ko ahanini ababyeyi b'abapapa bumva ko ibintu bijyanye n'imirire y'abana bitabareba. Ni mama. Yego. Okay. Uruhare rwabo mbese ntago bararumenya, ariko buriya bafite uruhare rukomeye cyane. Uruhare rwa mbere, abagomba kurinda umubyeyi impagarara, kuko buriya iyo umubyeyi agize stress ntago ashobora konsa umwana neza uko bikwiriye, amashereka arabura. Icya kabiri, abagomba kumubonera indyo yuzuye iri bumufashe kubona ya mashereka ahagije umwana ari buze konka kugira ngo akure neza. Hanyuma ibirenze ibyo kandi abagomba kumuba hafi mu gihe ari konsa, ashobora kumukorakoraho mu mugongo, mbese amuganiriza kugira ngo yumve ko atekanye, bityo n'amashereka uko akorwa yiyongere. Twigeze kugaruka ku mata y'ifu, ndagira ngo nkubaze, aya mata y'ifu ku mwana umuntu ashobora kuyakoresha ryari? Kubera ko mu gutangira k'umwana cyangwa se umwana akiri muto dukeneye ibere, ariko nanone ya mata y'ifu hari bamwe bayakoresha. Niba se bagiye kuyakoresha, bagomba kuyakoresha mu gihe kingana gute cyangwa se ryari? Ubusanzwe twebwe duteza imbere konsa. Amashereka nicyo kiribwa, ni nacyo kinyobwa umwana aba agomba guhabwa muri ya mezi 6 ya mbere, nta kindi agomba guhabwa. Bivuze ko no gukomeza kugeza kuri ya myaka 2 twavuze umwana agomba konkamo byibura, n'ubundi abagomba gufata amashereka. Amata yo mu nganda navuga ko atari konseye, kubera ko ashobora kugira wenda ingaruka ku bana. Igihe ashobora gukoreshwa ni igihe nta yandi mahitamo ahari. Igihe birashoboka ko wenda umubyeyi ashobora gupfa abyara, umwana agasigara wenyine, nta wundi muntu uri bushobore kumufata ngo abe yamwonsa, kuko nayo no option ishoboka. Aho ho nta kindi umuntu ashobora gukora, ashobora gufata ariya mata yakorewe mu nganda bita infant formula. Niki wasaba umubyeyi udukurikiye, yaba umubyeyi w'umugabo cyangwa se umubyeyi w'umugore? Nabashishikariza cyangwa se nabasaba kwita cyane ku mirire y'umwana. Ntago ari ibintu bitangira umwana yabonetse, ibintu bitangira kuva umuntu akiri umwangavu. Buriya n'ababyeyi bafite abana b'abakobwa b'abangavu bagomba kubitaho kugira ngo bakure neza.
kuko iyo bagize intungamubiri babura bakiri abajene, igihe bakuze bakabyara bishobora kugira ingaruka z'uko babyara abana bafite ikibazo cy'imirire mibi. Agakomeza kumwitaho mu gihe atwite, akizera neza ko umubyeyi ari buze kubona indyo yuzuye irimo intungamubiri zihagije, akaruhuka bihagije, akamurinda stress. Uwo ni umugabo ndi kuvuga. Bizatuma umwana avuka neza, yaba mu gikuriro ameze neza ndetse no mu bwenge ameze neza. Ndetse n'igihe umwana yavutse bakomeze kumwitaho, bamwonsa gusa muri y'amezi 6 ya mbere, nta kindi bamuvangiye, ndetse banamutangize kumuha ifashabere ku mezi 6 badakerewe, kandi bamuhe ifashabere ikwiye kugeza byibuze umwana yujuje imyaka 2, ari nako umubyeyi akomeza konsa umwana. Bizatuma agira ishingiro ry'ubuzima, kuko iriya myaka 2 ya mbere niyo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Iyo agize ikibazo cy'igwingira muri iyo myaka, biba bigoye cyane ko cyakosoka. Urakoze cyane Adeline. Urakoze nawe. Arakoze cyane Adeline kuva muri NCD. Byaba byiza cyane inama duhawe tuzikurikije kugira ngo abana bacu bagire imikurire myiza kandi bagire ubuzima bwiza. Ni Iwacu Muzika Festival season 3. ndanezerewe ibihe byiza iyo ndi mu banje byose biba mu nanjye. Primus Yacu Iwacu. Bank of Kigali, financially transforming lives. Urumundwaye indwara y'umutima lisiwe kubera wowe nshuti navuze, nagerageje kubyihanganira birananira, nzabigenza nte? Ibyiza mbona nuko wanyerurira ukajya umbwiza ukuri mugenzi wanjye, ejo ntazapfa n'agahinda. Wararuto ntabwo ari byiza muntu wanjye, ugerageza ujye wifata, ejo utazabura epfo na ruguru mugenzi wanjye, kubera iyo mpamvu. Dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira, mu by'ukuri ambwira ibya wenda ndangara. Dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira, mu by'ukuri ambwira ibya wenda ndangara. uzaheka ntumwishurume. Urwaye indwara y'umutima lisiwe kubera wowe nshuti navuze, nagerageje kubyihanganira birananira, nzabigenza nte? Ibyiza mbona nuko wanyerurira ukajya umbwiza ukuri mugenzi wanjye, ejo ntazapfa n'agahinda. Wararuto ntabwo ari byiza muntu wanjye,
kugerageza ujye wifata ejo utazabura epfo na ruguru mugenzi wanjye kubera iyo mpamvu dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira mu by'ukuri ambwira ibyawe ndatangara dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira mu by'ukuri ambwira ibyawe ndatangara uwo musore yambwiye yuko ari ugusaba yanagukoye nkaba nari nzi ko ari njye ugusaba nibwira yuko ari njye wa mbere uko guharara uharika abagabo ukwiye kwifata ukisubiraho none wakunze uyu ejo wakunze undi ibyo ntibibaho nta n'umwe uzagira uko guharara uharika abagabo ukwiye kwifata ukisubiraho iyo biza kuba ari nkanjye wabigize sinumva ukuntu wari kumererwa uwo musore yambwiye yuko ari ugusaba yanagukoye nkaba nari nzi ko ari njye ugusaba bibwira yuko ari njye wa mbere uko guharara uharika abagabo ukwiye kwifata ukisubiraho none wakunze uyu ejo wakunze undi ibyo ntibivaho nta n'umwe uzagira uko guharara uharika abagabo ukwiye kwifata ukisubiraho niyo biza kuba ari nkanjye wabigize sinumva ukuntu wari kumererwa
ese mbwiriwe gikundiro uwo mvuga bose bakibaza namubona umutima ugatuza ubwo ndavuga uwituze ritasobye wabasizi bahozaho ibisingizo ndetse umwimico myiza yaranzeho ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha byongereraga ngo ntariheba nkoreze uyu mutima utarahaba aho uvuka ndahazi hariyo umuco gukunda no kubana bisanzweyo si ibyo mvugishwa si no gukabya inka ku mutuzo nashakaga maze ishema ryanjye ndishinjagirane shimira umuremyi wakundagiriye ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha byongereraga ngo ntariheba nkoreze uyu mutima utarahaba iyo unyuze iwacu njya ndumirwa ababyeyi banjye bakambaza baturiye mwana yavutse he mu gihe ngisheke icyo mbasubiza bati niki wabuze mu rugo rwacu uriya mutarutwa rutahemo ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha byongereraga ngo ntariheba nkoreze uyu mutima utarahaba maze ubwo ikimwaro kikamfata ndetse n'ibitwenge bikanyica nabura aho nkwirwa ngasimbuka nkwiriye kukugira ukangira ndabona udusangiza isi inzozi nkomeza gukomeza uwampaye inka ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha byongereraga ngo ntariheba nkoreze uyu mutima utarahaba ranisha nyorohera nkwereke icyaruta ntera iyo nkunga turwubake uri umwe nahariye urukundo rwanjye nkwiriye kukugira ukangira ndabona uzusangiza isi inzozi komera udatsikira uwampaye isi komera udatsikira uwampaye isi komera udatsikira uwampaye isi komera Rwanda ngo byiduhetse komeza ubutore watojwe na rurema susuruka amanzi maze ushira umususu iyaguhanze iracyakurora natwe abawe tuzakurinda ikibi tuguhunda ibyiza tukwizeza amahoro Rwanda we komera
kigali kwisasira ijana ubwiyunge twiyemeje n'inzira igana heza Rwanda we icyerekezo ni cyiza icyizere ni cyose Rwanda we Rwanda nziza rebero rya Afurika rwagasabo uri cyoko cy'amahoro uri kirezi kirenze byose kwera Rwanda we komera ntaho yiyaguha uzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ntaho yiyaguha uzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ishema rigukwiye Rwanda tuzariharanira abawe twese twiyemeje kugukunda twanze impamvu idutanya duhitamo intambwe iduhuza Rwanda we turabavandimwe nta n'ikizabihindura Rwanda we imihigo irakomeje turi ingeri z'abahizi Rwanda we twambariye gutsinda ikibi n'ikibitera Rwanda we ikipe ifite gitoza nta kizadutonda Rwanda we turasobanutse twese kandi ishyaka ni ryose Rwanda we komera ntaho yiyaguha tuzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ntaho yiyaguha tuzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ishema rigukwiye Rwanda tuzariharanira reka tugukunda Rwanda uri ingobyi duhetse ni igihango twarazwe na gihango uzagitatira wese kizamugaragura uri igicumbi cy'umuco uhesha w'agaciro Rwanda we ijambo ryawe rizahora riguha ijambo horane amashyi n'impundu roza ry'Afurika horane amashyi n'impundu roza ry'Afurika horane amashyi n'impundu roza ry'Afurika ubwiyunge twiyemeje n'inzira igana heza Rwanda we icyerekezo ni cyiza icyizere ni cyose Rwanda we icyizere ni cyose Rwanda we komera ntaho yiyaguha tuzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ntaho yiyaguha tuzahora uri imanzi uzahora uri imanzi ntaho yiyaguha tuzahora uri imanzi uzahora uri imanzi Chiba yeah Mukamurenzi mukobwa mwiza hirya hino muguyaguye mugushereza umbwira igikuriza shira iyo ntimba ugira ituze ube mu mutima ube mu wanjye mukwanga mwiza w'imico myiza reka kwigunga ufite kwa neza mugenzi nk'umaraga
amaso yawe maze urebe urukundo, urebe urukundo rutagira inyegamo. Artista solista. Yeah. Raninja. Mukamurezi mukobwa mwiza, igira hino muguyaguye, mugushe neza umbwira ikiguriza. Shiriyo nimba ugira ituze, ube mu mutima ube mu wanjye. Mukobwa mwiza w'imico myiza, reka kwigunga ufite kwa neza mugenzi ngumara agahinda. Tereka amaso yawe maze urebe urukundo, urebe urukundo rutagira inyegamo. Mukamurezi reka kwigunga, igira hino ungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Iyo nkubonye inshuti nsanga utishimye, biganira agahinda nkabura uko ngira. Mukamurezi reka kwigunga, igira hino ungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Yego urakunze inshuti kandi urababaye, nyamara ibyinshi ushaka sibyo bikugize. Mukamurezi reka kwigunga, igira hino ungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Mukamurenzi inshuti ntukajya wiheba, mbere y'ibintu inshuti by'ukunda abantu. Mukamurezi reka kwigunga, igira hino ungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Muze tudine aramama
ntigira hino nkungura inama mbere y'ibintu y'ukunda abantu mukamurezi reka kwigunga ntigira hino nkungura inama mbere y'ibintu y'ukunda abantu. wanyeretse urukundo rurambuye nukuri ntaranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni iry'abahabiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi humura ndakumva pe ryanteye icyizere gitubutse simbuze ndacecetse ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. ndagukunda yari ijambo igihe cyose aho uburyarya butigeze burangwa ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko babyumva abandi barucurika nzarwakira uko warumpaye ibindi mbe mbihigitse naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego
umutego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga mukunzi ndutisha bose ngwino wampoza ku mutima yesha amahirwe mu buzima ngwino se simbira isumba yawe kurabagirana umucyo ukeye ni wowe nkesha urugwiro wanyiyeguriye ukimbona usanga bibimpamu impaka n'impuha birakama numva agahinda karashize umucyo untaha ku mutima utoni sinza gutatira ndagatahira ikinyoma inyuma y'iryo wambwiye ngiyi ndahiro yanjye sineze kuza dohoka wemereye urukundo rumwe bamwe bagishakisha bazarusanga iwacu wanyeretse urukundo ngo ndomeye nshira inyota ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye mu byiza byanjye ntunze bikeya cyangwa se byinshi ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye reka nkubwire mu mararungu hari ubwo naketse ko ari inzozi ni wowe wansobanuriye ushyira ikiganza ku mutima usanze utera nk'uwadodejwe murasonga twisunganye umva ko ku isi ibintu bikika bimwe bihinda bihinduka ndetse urukundo rukimuka urwacu rwo si urwagahara ntirupfa gukangwa n'ibyadutse rufite shinge n'ishingiro ndagatahira ikinyoma inyuma y'iryo wambwiye iyi ndahiro yanjye sineze kuza dohoka wemereye urukundo rumwe bamwe bagishakisha bazarusanga iwacu wanyeretse urukundo ngo ndemeye nshira inyota ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye mu byiza byanjye ntunze bikeya cyangwa se byinshi ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye
hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira nagerageje ukuntu nakwihangana nta buri kintu na kimwe cyanyibagiza mutuma w'abantu mutuma w'abandi baza kumbwira ko niwabo bamubuze namaze isaha nibaza byinshi sinababwira ukuntu numvaga merewe burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica n'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda umushyitsi mu nda umutwe urameneka sigara ngenda nk'uwarwaye pararize icyo mfashe cyose ngira ngo ntamire namutekereza kikancika akimena burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica n'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda jya kwa muganga mubwira ibyanjye ambwira yuko indwara yanjye atayikiza amafenerga na sipirine ubwo ndataha mbura na kimwe by'amarira jya mu bavuzi ba kinyarwanda bambwira yuko naba ndwaye ikigatura bampa igicunshu n'umuravumba ubwo ndataha mbura na kimwe by'amarira nafashe akabando njya ku muhanda matega tagisi ngeze iwabo ndamubona duhuje amaso araturika ararira angwa mu gituza mpita menya icyatekereje burya bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica n'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri
kumutima nzamuhoza kumutima icyifuzo cyanjye nukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu mbanezerewe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza kumutima nzamuhoza kumutima nzamuhoza kumutima Ranija. Kumva amabwire wite kucyo nkubwira ejo utaza ngo zisoni hari wowe narifi rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye imana yagihereye rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi ubukene bw'amafaranga ntawe budashavuza nyamara uzajya wibuka ko imana ari ibintu rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi ese kugiye kwigendera ukaba usize ngenye nk'aba bana b'inshuke nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi ese kugiye kwigendera ukaba usize ngenye nk'aba bana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi dore iby'isi ntibishira uretse ko twe tubigaya nyamara ntitunamenya aho biga babayicaye rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi barayombayomba barayombayomba barayombayomba
ezunguluke hiyo Cuba, come on. Yeah, papa. Cuba, Cuba. Rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana ndayikaruta imanzi nshatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira ntibiteye kabiri tutaranduranya iri inshuti ifite icyo nziha iyo nyibuze sinzibone ubushuti nk'ubwo bushingiye ku gihe iyo ninjira mu kabari mbona benshi baza bandamutsa nyamara nataha simbona umperekeza ubu n'ubugira gatatu mu bitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi ngabura untabara à l'époque, Petit regarde confiance Maman Nono Granisha. Ay Asri Shatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira ibiteye kabiri tutaranduranya iri inshuti ifite icyo nziha iyo nyibuze sinzibone ubushuti nk'ubwo bushingiye ku gihe iyo n'ububwira gatatu bitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi bahuru n'abandi nagera muri bare disiwe ngasenyera bukira disiwe bakanyita umuhungu yo mama amafaranga yanjye disiwe namara kuyatsemba disiwe singire n'umundeba yo mama nabamaze gushirirwa disiwe bakanyita umusinzi disiwe ndetse ubwirwa ngahondwa mama abana bakize iyo ukize baraza abana bakize iyo ukize baraza abana bakize bana bama iyo ukize baraza abana bakize iyo ukize baraza abana bakize iyo ukize baraza Chuka Cool hanama cool kidao cool hanama cool kidao sana kikidar sepida ikidas Boti hello Boti samuna bakembo kasi kopina dansa be Hiya Capitale il y a 5 jours la bâtisse il y a 500 Capitale il y a 5 jours la bâtisse il y a 500 hanama
kera disiwe bakanyita umuzungu yo mama. Amafaranga yanjye disiwe namara kuyatsemba disiwe singire n'umundeba oh mama. Abamaze gushirirwa disiwe bakanyita umusinzi disiwe ndetse ubwimba ngahomba oh mama. Iwacu Muzika Festival Season 3 arakoze cyane Makanyaga Abdul na bande ye barakoze gutaramira abanyarwanda bakurikiye televiziyo Rwanda muri ibi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival Season 3. Turashimira East African Promoters yateguye ibitaramo, turashimira abaterankunga tugendana umunsi ku wundi muri ibi bitaramo, turashimira Primus, turashimira Bank of Kigali, turashimira Forza Gaming, turashimira Kigali Arena, turashimira NCD, turashimira Tembera Rwanda, turashimira kandi na Rwanda Forensic Laboratory, turashimira kandi na RBA hafi yawe yaduhaye umwanya nk'uyu nguyu w'ibi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival Season 3. Mbere yuko ngusezeraho reka tubanze twamamaze ari nako tumenya nuwuhe muhanzi uzataramira abanyarwanda mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival Season 3.